reka mbwire abantu ngo Imana muri uyu mwaka wa 2024 ije gukoramo ibintu bibiri byonyine. Mana, ejo nari nagiye gusengera ku musozi, ndi gusengera abantu, ijwi ry'Imana rirasanga rirambwira ngo yewe Damu, genda utangaze aya makuru, aho Imana yabasize ntago ari he basanga. Urankurikiye? Ndi we ndi kubwira, habe mu Rwanda habe no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ryuko uzakora ubukwe ugiye kubukora, Imana igiye gutanga imbyaro, bari barazinzwe igiye kuzingura, bari barabuze abana itanze abana. Reka nkubwire, Imana yarambwiye ngo abantu benshi bafite amasezerano y'amahuri. Imana irambwira ngo ninze mbabwire ngo abantu bari bafite amasezerano y'amahuri. Imana irambwira ngo yemwe abumva ururimi rw'ikinyarwanda, yemwe abari mu Rwanda, abari no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, uzi ubwenge nasenge cyane, agambiriye kubabaza abantu. Imana irambwira ngo umuntu uri bube maso ntabwo ari buhure. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Yes, ibihe byiza cyane kuri mwese abadukunda n'abadukurikira, tubashimire cyane by'umwihariko mwese aho muri mu nce z'isi zigiye zitandukanye. Twizere ko mumeze neza cyane, ibyo murimo byose ari amahoro. Niba utameze neza mu buzima, ndakwifuriza kwihangana, ndakwifuriza gukomera kugira ngo ibintu bibashe guhinduka, kugira ngo ibyo urimo byose Uwiteka akube hafi kandi akurengere. Turongeye turagarutse, turi kumwe n'umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana, Evangeliste Damour. Hari irindi ni irihe? Se buriya ni ngombwa, ariko ni ngombwa, nta kibazo twanarivuga. irinde nzarivuga ubutaha. Bayarivuga ni kugira ngo abantu banakubuzi cyangwa se abantu bakuzi kuri Damour. Naze abanzi ni benshi. Cyakoza ku batanze ubwo ni Damour. Rindi ntago ndakora. Zaniranga muntu giye kureza amafaranga kuri Western Union. Wowe wahita uyavuga aho ngaho, cyangwa ubwati kuri mobile money hari honde. Wowe wahita uyavuga. Uyu muntu wabimbaza nahita mubwira amazina yombi. Nyine niyo nshaka kumenya. Bo uzamamagara akabimbaza nzagenza yamubwira. Ni byiza cyane. Turi kumwe n'umukozi w'Imana, ni umuntu umaze igihe kirekire kuri social media. Umaze igihe kinini kuri social media, wenda ari buze kuza kuganira natwe, agira ibyo atubwiraho kandi atuganirizaho by'umwihariko, ariko aje by'umwihariko mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi afite ubutumwa, sibyo? Ni ubutumwa bwa Yesu. Ubutumwa bwa Yesu. Reka ubanze dushyire imbere Imana dusengere, ubundi twinzike mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Turagushimiye Mwami Yesu, wabanye natwe uraturinda. Tugushimiye ko wakoze imirimo n'ibitangaza kandi ndira mu buntu bwawe no mu nzira nagiye ncamo, wabanye nanjye. Hanyuma ngeze kuri iyi cano, nyemerera ubane nanjye mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'umwuka wera zimbeho, imbaraga z'Imana zingote, bagiye gukurikira ibyo bigiye guturuka mu kanwa kawe, ntabarenge ahubwo aboneke izina rya, kandi mwuka wera aganze muri bo, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti nsabye nizeye, amen. Amen. Uwiteka agumugisha cyane, kandi nawe uri kumwe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, Uwiteka akugirire neza. Wari umeze ute? Iyo tubyutse tukabona biremeye dushima Yesu. Turi ku munsi wa 14 w'umwaka wa 2024. Ndaza kuvuga nti uyu mwaka umeze gute? Ni umwaka uri kubona wowe ufite uwihe shusho ku buzima bwawe by'umwihariko? Mu buryo bw'umwuka cyangwa mu buryo bw'umubiri? Turahera mu mubiri twinjira mu mwuka. Okay, mu buryo bw'umubiri urabona ko nta shusho buratanga. Umwaka nta shusho. Turacyari mu kwezi kwa mbere, bamwe baracyari muri buki, baracyari kuryoshya, bavuga ati umwaka mushya urumva ko nta kibazo nta kimwe, usibye wenda
buriya ijambo ry'Imana riravuga ngo ntawe umuntu ataragera ngo satani atarasa imyambi, nubwo imyamba ari myinshi ariko mu buryo bw'umubiri ugenda uyicenga. Ariko uyu mwaka ntago undi uzatangira gutanga ishusho, ntago uratangira gufatisha neza, undi uzatangira gutanga ishusho neza nko mu kwezi kwa gatatu. Ukavuga ati uyu mwaka ni indyango urye, cyangwa se uyu mwaka uroroshye, ariko yakinjira mu buryo bw'umwuka. Uyu mwaka uragoye kuri bamwe, ni na mwiza ku bandi. Ni mwiza ku bandi mu buryo bw'umubiri, nyine mu buryo bw'umwuka. Nsobanura mu buryo bw'umwuka, ni mwiza ku bantu, akaba ari na mubi ku bandi. Noneho mu buryo bw'umubiri, wakwinjira mu buryo bw'umubiri, urumva ko harimo abantu Imana izatabara muri uyu mwaka, hari n'abandi bazasubira aho bari bari. Dutangiye umwaka, imipaka y'igihugu ihuza u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi ifungwa. Uburyo bw'umubiri, nyamara abantu bahita bavuga ati uyu mwaka si kweri, nyine. Ariko no kuva na kera niko byahozeho. Urumva umuririmbyi yuzuye Mwuka Wera, mu nyumve cyane, umuririmbyi yuzuye Mwuka Wera araririmba ngo nta bya none nta bizaza bizigera bidutandukanya, cyangwa se bitandukanya n'Imana. Nta bya none nta n'ibizaza. Urumva ibiriho ubu n'ibyabanje kubaho n'ibigiye kuzaza, wowe utazi nanjye ntazi, ariko Imana izi, ntago bizigera bitandukanya n'umwami Imana isumba byose. Yesu yaravuze ngo bana bato muri ab'Imana, kuko babandi mwabanishije. Ibi mvuga birumvwa n'abanyamwuka cyangwa se n'abanyabwenge. Abanyamubiri nyine basarurira mu mubiri, ariko abanyamwuka basarurira iby'umwuka. Yaravuze bana bato muri ab'Imana, kuko babandi mwabanishije. Uri muri mwe, uri hehe? Muri mwe, aruta uri mu bisi. Nicyo gituma ab'isi bakunda iby'isi, ariko ab'Imana bagakunda iby'ijuru. Yohana 1:4 niko handitse. Muri make abantu babe free, ni free, batuze, basira impumpu. None kuko uri muri twe aruta uri muri bo. Uri muri buramuzi. Twakomeje ikiganiro. Uramugenzuza iki? Navuze ngo iby'umwuka birumvwa n'abanyamwuka, ariko iby'umubiri cyangwa se abanyamubiri nyine basarura mu mubiri. Reka mvuge iki kintu. Igihe kimwe ngo Yesu atoranya intumwa 12, azita amazina. Agiye gusenga ku musozi, atoranyamo 3. Urumva? Noneho nabo bagezeyo bariryamira, barisinzirira. Yesu arababwira ati ariko se munaniwe nanjye kubanya n'akanya gato, munaniwe kubana nanjye akanya gatoya mugasinzira? Abandi nabo baratekereza bavuga ngo bari bamaze kubona ihishurirwa, aho urugamba tugiye guhura narwo, nyiri rugamba arahari. Uranyumva neza? Nyiri rugamba ageze gute? Arahari. Aba ari urwirwanirira setu, bariryamira. Bishatse kuvuga iki rero? Bundi iyo ugiye kujya mu rugamba rwa gikristo, cyangwa se ntago ari urw'amasasu n'imbunda, hoya, ni urugamba rwa gikristo, kuko turwana n'ibidafite n'ibitagaragara. Hanyuma iyo ugiye kwinjira muri urwo rugamba rero, ni ukuvuga ngo nyiri urugamba niwe uza kururwana, wowe ntago ururwana. Sinzi nimba uri kunyumva. Kubyumva. Nyiri urugamba niwe ugomba kuza kururwana, kuko we nta nubwo warwana ngo urushobore. Ni nayo mpamvu Yesu yajya kujya mu ijuru, yaravuze ngo simbasize mwenyine, mbasigiye umufasha ari we Mwuka Wera, niwe uzajya ubayobora. Rero biragatsindwa kuba wakiyobora mu nzira yawe, uzi neza ko iyo nzira
atari nyabagendwa ukapfa kwiyobora muri iyo nzira. Iyo ugeze imbere utabajije Imana uhura n'ikibazo. Ni nayo mpamvu abantu benshi barimo guhura n'ibibazo bya hato na hato bagiye batabajije Imana, kandi bakagombye kubaza Iyera. Yaravuze bana batoya muri ab'Imana. Twese turi abana b'iki? B'Imana. Nta mukuru nta n'umuto, twese twitwa abana b'Imana. Uyu munsi wa none abakagombye kutubwiriza ubutumwa bwiza ahubwo ntago barimo kuyobora abantu bajyana ku musaraba, barimo barabakura ku musaraba. Twakomeje. Yego, twakomeje cyane. Ndatangira nkubaza nti uri umwe mu bantu bamaze igihe Yego. bakora ivugabutumwa haba mu nsengero ariko cyane cyane kuri izi YouTube bazana ubutumwa, ariko by'umwihariko no kuri YouTube channel yawe. Harya ni Agakiza? Ni Agakiza TV show ndetse n'Ubwino TV Rwanda. Ubwino? Kwahisemo Ubwino? Bo iriya channel nari nayiteguriye kuzajya nyishyiraho ibiganiro bisanzwe. Noneho nkavuga ngo iy'Agakiza kandi niko kuri. Ngewe nkunda kuvugisha ukuri. Ndavuga ngo iy'Agakiza, Agakiza TV show nzajya nyishyiraho ijambo ry'iyobokamana, n'ivugabutumwa. Noneho Ubwino nzajya nyishyiraho ibiganiro byose, nzajya nshyiraho. Numva nzaba ntandukanyije ibya gipagani n'ibya gikristo. Bo ariko bitewe n'inzitizi umuntu agenda ahura nazo birananira. Byakunaniye kubera iki? Bo hari ukuntu uba udafite ibyangombwa. Icya mbere bari bamaze kunkubita reuse content ku Bwino, no ku Gakiza bamaze kunkubita reuse content. Ubwo urumva bampuraga gukoresha video z'abandi. Uyu mwaka wambereye mubi mu bantu, uyu mwaka wabereye mubi mbamo. Bagora gukoresha video, kuko gikoresha iz'abandi nta buryo. Nta buryo ubwo bishatswe. Hari uburyo. Urabona iyo ufite ibikoresho ntago bajya kukubaza ngo kuki wakoresha video y'abandi. Kandi uba ushaka kugira ngo byibura ukore kugira ngo utabera abandi umutwaro. Ahangaha abantu bashaka kuhita bavuga ngo umufate isuka mujye guhinga. Isuka turayifite. Isuka ya mbere ni Bibiliya. Guhinga rero turahinga mu murima wa Yesu, tubwiriza ubutumwa bwiza. Aho ngaho naho ni iki? Ni akazi. Urumva ko ari akazi. Yego. Rero nyiri kuduha akazi we akoresha abandi bantu ahubwo bakanga kumvira. Nayo mpamvu Yesu yavuze ngo nimba ushaka ko tujyana uze tujyane, ariko nimba utabishaka ubyihorere. Dufite abantu benshi bumvira Imana n'abandi batumvira Imana. Rero niyo mpamvu akenshi uyu munsi nshyiraho ikiganiro, ejo nkabyihorera, ejo ngashyiraho ikindi, ejo nkabyihorera. N'ubwo buryo niyo mbogamizi yo kutagira ibikoresho. Mperuka ari umuntu ufotorera kamera ukamwohereza, ntabwo ari uw'Imana yari yafashe yagiye kubikugurira. None se ugira ngo Yesu umva ukuntu yavuze. Abagabo batatu basetse Yobu. Ariko Yobu wavuye kuri iyo Mana yawe, hanyuma ukaza tukakwereka uko bigenda. Yobu yibuka icyo Imana yavuganye nabo. Ndavuga ati reka iyi Mana naho nageragezwa nzava bumeze nk'izahabu, ntago nava ku Mana. Abo bagabo bamusekaga rero bari inshuti ze kandi bakoranaga umurimo w'Imana. Bivuze ngo iki rero? Kuba yakanga kumfasha cyangwa se kugira kuko sinje no gusaba. Urumva nuko urambaje ndagusobanurira. Kuba aba bagabo batarafashije Yobu mu kigeragezo, igihe cyarageze bariha ya minsi batigeze bafasha Yobu mu kigeragezo.
sinzi nimba urimo gusobanukirwa kuko ndi kuvuga ibintu bamwe barabyumva ariko abanini bari bubyumve. Urumva igihe cyarageze bariha ya minsi batigeze bafasha Yobu mu kigeragezo. Rero kuba yaranze cyangwa se wenda sinamenya, ariko buriya igihe n'igihe cyacyo. Igihe n'igihe cyacyo. Mu gutegereza igihe cy'Imana, kandi ntabwo ntekereza ko n'amaboko y'abantu ashobora kuba ari namwe y'Imana ifite ibintu mu mugambi. Buriya ngaho Imana ishobora gukora n'igitangaza. Buriya Adamu, buriya ukuboko k'umwana w'umuntu kumwe ushobora kukurekura. Amaboko y'Imana arenze za miliyoni na za miliyoni. Ukuboko kw'Imana kumwe konyine kurenga za miliyoni na za miliyoni na za miliyari kwaza gukora ubuzima bwahita buhinduka. Uyu munsi wa none nshobora kuvuga ngo nta mashini, nta kamera, nta mikoro, nta ukuboko kw'Imana kumanukiye umuntu umwe wenyine, umwe yahita avuga ati Damu, shyitsa umutima mu nda, ibyo ukeneye aba ari njye bibazwa. Kumwe konyine. None se ugira ngo nuko Imana idafite abantu? Umva ukuntu Bibiliya ivuga. Bibiliya ivuga ngo mu bihumbi 7 bitari byapfukamira Bayali, Imana iracyafitemo abantu. Uranyumva? Imana ibwira Adamu imukura muri Edeni, ntabwo yari imwanzi. Urumva? Ahubwo yaramubwiye ngo kubera ko wateshutse ukanga kunyumvira, ngaho genda ugende ujye kuruha. Kubera iki? Wanze kunyumvira. Abantu benshi bararushye, abantu benshi barababaye. Kubera iki? Hari abantu bari mu kigeragezo aribo bijyanyemo. Kubera ko banze kumvira Imana. Uyu munsi wa none ntabwo narenganya Imana cyangwa abantu, ndi mu gihe. Yego, reka dufate umwanya twaganiraga wenda ku ruhande rumwe kuvuga byinshi cyane bitandukanye ariko byiza cyane, tugehe umwanya uhagije cyane. Ariko Damu, tutararenga sureba umunsi umwe nabonye kamera, mbivugiye kuri kamera n'ubundi. Umunsi nabonye kamera, buriya hari umuntu, abana b'abantu bagirana kontara cyangwa se bagasinya amasezerano. Umunsi nabonye kamera, hari ibyo izagifata, hari n'ibyo itazagifata. Kubera iki? Hari umushumba umwe wigeze kuvuga ku isezerano, aravuga ngo Damu yakunze ibintu by'Imana cyane. Kandi kubera iki? Ndi mu bantu bishwe n'inzara barasonza, ndi mu bantu bambaye ubusa, ndi mu bantu bihanganiye ikigeragezo, ndi mu bantu bariwe n'ubukode. Uyu munsi wa none nkaba nkiri umukozi w'Imana. Damu, tumaranye igihe kirekire, uranzi. Uyu munsi wa none ubuzima bwanjye cyangwa se urabuzi, nakabaye nanjye hari urundi rwego ndiho. Impamvu ni iyi tekinike abangaba bakoresha, nanjye nanakazikoresheje, ariko ingendo y'undi iravuna. Urumva? Bamwe bavuga ngo reka tujye hariya hirya, tujye kwa ba Mwamini no kwa Barajabu, baduhe akantu twisige abantu badukunde. Yesu ataguhaye igikundiro ntabwo byavamo. Uyu munsi baraza bakisiga, yego, bakaza imbere ya kamera bisize, abantu bakabakunda bakagira gute. Uyu munsi wa none bamwe ntabwo bari kugaragara, baraje bakuramo akabo karenge, hasigara abandi. Yesu ugira ngo iyi zagazaga y'abakozi b'Imana ni iki? Reka mbabwire iki kintu. Buriya nubona umuhitinzi kuri social media, ukabona abantu baramukunze cyane, ukabona nta muntu n'umwe uri kumutuka, nta muntu uri kumubwira nabi, uri kumubwira ati nyamuneka nyamuneka nyamuneka, bakabona bose ni imbere cyane, ujye umenya ko uwo muntu afite ikibazo. Uzi impamvu? Noneho buriya
nugira amahirwe ukabona umuntu avuze ijambo ry'Imana, abantu baramukunze, abandi bakaza bakamutuka, uwo muntu aba arimo neza. Ariko nubona ikiganiro kigize views 50,000, 100,000, 10,000 bavuga ngo amena amena, ati courage tukuri inyuma, tumenya ko uwo muntu afite ikibazo, ko narabigenzuye. Kandi mbwira abantu, nubwo mubona abantu benshi barimo kuvuga ijambo ry'Imana cyangwa se gutanga ubutumwa, Imana itanga ubutumwa na Satani agatanga ubundi. Kandi bwose buvuga Imana. Kandi bwose buvuga iki? Imana. None se ndaguha urugero. Igihe kimwe ngo Paulo ngaje sinzi igihugu yaragiyemo ngasanga umuntu witwaga Bari Yesu ari kuvuga Imana iri gukora imirimo n'ibitangaza. Noneho ngarangije ngo Paulo ngarababara, aravuga ati ni kuki ukora ibi bintu. Noneho ngakimara kubabara ngo aravuga ngo uko kukuwiteka ngo kuguhane, ako kanya uwo muntu ababaye impumyi. Kugira ngo se nta bantu bagiye kuba impumyi? Kubera iki? Basuzuguye Imana, bamwe barayiharabika bayisiga icyasha. Uyu munsi wa none ivuga butumwa ry'iyi minsi mu kugira ngo umuntu ajye kwizera umukozi w'Imana biri kure. Nose ugira ngo kamera yarabuze, ugira ngo se mashini yarabuze? Ntago yigeze ibura, ahubwo babandi bakagombaga gukora umurimo w'Imana bakomerekejwe n'abiyita abayuda kandi atari abayuda, biyambitse uruhu rw'intama kandi imbere ari amasigaryana. Uyu munsi wa none ivuga butumwa riresa nkaho ryapfuye, ryishwe nande rero? Na bamwe muri twebwe. Kandi Bibiliya iravuga ngo muri mwarabinjiye baraseseye. Izi nsese zizuriye ku giti, bamwe zuzurira ibipangu, bandi ziza zisesera. Nta handi rero zaje mu murimo wa Yesu, ziyambika uruhu rw'intama. Uzi kumubona ari kubyina, uzi kumubona ari kuhanura, atigita umeze nka wagira ngo ni nka dendo. Yawe cecekera. Hari umuntu ejo twasenganye arambwira ati aho mu Rwanda hari umuntu wankomerekeje ko ntago muvuga izina, ajya guhanura afite akadodo k'umukara, kumbika akadodo gafite izindi mbaraga, atagafite ntago yahanura. Ninjoro byagera ninjoro akajya gucuragura, akaza mu gitondo ati nimwumva uko Uwiteka avuze. Hanyumva neza. None abantu rero bamubona akavuga ngo umukozi w'Imana urimo neza kandi ni umucuraguzi. Ntawe mvuze izina, ni umucuraguzi, aracuragura kandi yitwa ngo ni umukozi w'Imana. Gusa ababyeyi se barira se banganiye, basenyewe kandi bitwa ngo ni abakozi b'Imana, kumba ari abakozi ba Satani. Urumva Imana itababaye? Nababaye cyane. Kuki umuntu ushigaye mubwira ati waje ukamba ikiganiro urantegera, noneho yanaza ukajya kumva ibintu avuze uvuga ati Imana akabihuragura, si ukuhuragura koko. Abandi nabo si ukuvuga ati mukozi w'Imana. Ariko sureba hari ibintu bundi bitaragaragara, ibyo mwabonye ni biki. Hari ibintu Imana igiye guhishura byabita ngo naba Yuda atari bo. 2024. Reka duhite dufatira aho ngaho noneho umwanya, yego utwinjize mu butumwa wahawe, hanyuma waza kumfasha. Ngwino mfashe. Ngwino mfashe. Ngwino mfashe. Yego. Noneho genda umfashe unsomere aho hantu ngenda nkubwira. Yego rwose. Twagiye somera, tangira unsomere, hanyuma utarasoma gitabo na aho naguhaye. Ntabwo ntituvuga aho byanditse. Wowe soma ndakubwira. Yesu yageze mu Rwanda n'i Burundi
agerayo yigereye Tanganyika n'i Bugande n'i Kongo, yadukuye mu bugoryi no mu mwijima mwinshi. wambara ugasubiramo. Yesu yageze mu Rwanda, n'i Burundi, agera no i Burundi, agerayo, agera hehe? yigereye Tanganyika Yegereye Tanzania, agera hehe? n'i Bugande, n'i Kongo, no muri Kongo. Ni ibihugu bingahe? 4. Si ibihugu 4? Rwanda, Burundi, Tanzania, Bugande, Kongo. Navuze ngo ibyo mvuga birumvwa n'abanyamwuka, ariko abanyamubiri ntago bari bubyumve. Muri yaravuga ngo Yesu aje gukura umwijima ndetse n'umuremyi akavuga ngo n'ubugoryi. Uranyuma neza? Kandi Yesu ageze mu Rwanda n'i Burundi na Tanzania n'i Bugande na Kongo. Ntabwo ari kwavuze. Twakomeje. Imana yishimye cyane kubona ibyo yaremye byari biboneye byose, yego, nta n'inenge byarimo. Rekera aho ngaho. Imana irema umwana w'umuntu, yabonaga ko ari mwiza, nta nenge yari afite, ariko akimara kurya agahaga yahise agere ukuguru ku kundi. Uwambaraga ijipo ndende numiteho mukiza aratangira, ndetse uwari inzobe aratangira arisiga yihindura uko Imana itamuremye, ndetse ngaragenda arahinduka. Imana ikurema yari yakuremanye urukundo. Uyu munsi wa none nta rukundo rugihari. Turi kujana, ariko turi kujana. Imurema yamuremanye ubwiza, asa n'Imana. Uyu munsi wa none uzi ukuntu Imana yambwiye aho hantu? Yambwiye ngo ugende ubambwirire ngo icyo mwatinyaga ngo kibagezeho, ngo nanjye ngo ngiye kubakina ku mubyimba. Uranyumva neza? Kubera iki? Komeza, uraza kubabona, uraza kumva. Maze umuntu iramurema, abakurambere, umukurambere w'inyamaswa n'amatungo byose. Yavugaga Aburahamu, nawe yavugaga Adamu. Yego. Satani ajya arushya abantu, abaha ibishushanyo no kubabuza agaciro no kubarushya cyane. Buretse gatoya, Satani ajya arushya abantu no kubabuza agaciro. Abantu biyambuye agaciro Imana yabahaye, bambara agaciro ka Satani. Uyu munsi wa none Imana yarambwiye ngo ije kuneshereza no kurwanirira aba bantu barembejwe na Satani, cyangwa se bakoreshwa n'imbaraga z'umwijima, ari Satani ubikora. Uyu munsi wa niransobanurira ngo abantu benshi barembejwe na Satani. Icyambere, hari abantu bafite uburwayi buturuka kuri Satani. Imana yarambwiye ngo ije kubakiza. Ugasanga ahantu hose utuye uhasanze umurozi, arakuroga akakuroga. Ukurira indege mukajyana, ari mu Rwanda wowe akakujya kurogera mu Rwanda yibereye hanze. Umurwayi ari hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Uranyumva neza? Noneho Imana irambwira ngo aba bantu bambuwe agaciro Imana yabahaye, ibagaruriye agaciro. Turi kujana ariko twakomeje no kubarushya cyane. Yabahugije umuremyi, ababwira ibinyoma, abamukira iteka, niwe mwanzi ukabije. uzi umwanzi ukabije wawe ni indyarya. Imana yambwiye ngo abantu bakabije uburyarya, abantu bakabije ubwibone. Imana irambwira ngo ubwo buryarya n'ubwibone
ije kububamaramo. Twakomeje. yemwe mwese abari mu isi, abakuru n'abato, nimumenye yuko Imana yera ikanga ibyaha pe. Nicyo cyatumye ica Adamu we na Hawa mu Edeni, ikarimbura yamirwa Sodomu na Gomora. Kubera iki bari bacumuye, bari bakoze ibyaha, bari banze kumvira Imana. Imana ibwira Adamu, iramubwira ngo uramenye ntuzigere urya kuri kiriya giti. Ibwira umugore ati nawe wa mugore we ntuzigere urya kuri kiriya giti. Umubi witwa Satani araza abwira umugore, harya wa mugore w'Imana arakubwiye ngo nurya kuri kiriya giti kimenyesha icyiza n'ikibi ngo ntabwo ngo uzapfa. Ati hoye Imana irakubeshya. Nagira ngo mbwire abantu, hari abantu bari bafite amasezerano, uyu munsi wa none batakiri mu isezerano. Ndabisobanuraho. Satani yaraje kwereka ko Imana itigeze ivugana nawe. Satani yaraje kwereka ko imbere yawe ari habi. Satani yaraje kwereka ko imbere yawe nta nicyo umaze, mbese yaraje agukubita igikarito mu maso, araza kwambika cya fotokopi. Hari abantu bari mu ngo zitari mu bushake bw'Imana. Satani yaraje akahita ababwira ati ni Uwiteka yavuze kandi atari yo yavuze. Abantu bahawe akazi bakataturutse mu bushake bw'Imana, uyu munsi wa none bakaba bari mu buzima bw'uburetwa. Hari abantu bagiye bakoreshwa mu buzima bw'agahato bitewe n'umugambi wa Satani. Rero Satani yaraje abwira umugore amubwira ati nyamuneka irire ntago uzapfa, genda wirire. Bumvira ijwi rya Satani kandi imbere bari bumvisha ijwi ry'Imana. Uyu munsi wa none Imana iravuga ngo yaravuze ngo nzibyo nibwira kubagirira n'ibyiza ntabwo ari ibi. Uyu munsi wa none abantu basigaye banga kumvira Imana, ahubwo bakumvira Satani. Impamvu bumvira Satani ni ijwi ry'Imana yamubwira ngo uramenye ntujye gusenya urugo rwa mugenzi wawe, hanyuma ukagenda ukarusenya. Uyu munsi wa none Imana irakubwira ngo uramenye ntukice, ntugasambane, ntukaroge, ntukagire ishyari. Uyu munsi wa none ukaba ukibikora. Reka nkubwire ngo ni Satani. Abantu basigaye bumvira Satani. Uyu munsi wa none Imana irakubwira ngo kora gutya, ukanga gukora. Twakomeje. Yesu ashobora imitima y'abinangiye bose, uhereye mu Buraya ukageza mu Afurika. Nta mutima watabasha, nubwo waba nk'ibuye, nubwo uri mu ibyaha byinshi, yose arayishobora. Ariko Damu, ubu ibintu ntabwo bisobanutse. Birasobanutse cyane. Sobanutse cyane. Ibintu ntabwo bisobanutse koko. Ibintu bigeze gute? Birasobanutse. Imitima yinangiye imitima yinangiye. Yari inangiye. Abantu benshi bafite imitima yinangiye. Iyo mitima yinangiye rero Imana itanze imitima mishya. None reka mvuge iki kintu, 2024 yego ni umunezero, ariko no kubabara. Ni umunezero no kubabara. 2024 ntabwo ari ibyishimo gusa, ahubwo 2024 ntabwo ari igihe cyo guseka. Oya, 2024 uzi ubwenge yagacunze izamu rye. Uyu mwaka Imana ije guhemba no guhana. Ije guhemba no guhana. Niko Imana ivuze, ije guhemba no guhana. Kibaza abantu twananiye Imana. Bibiliya ivuga ngo iki? Bibiliya ivuga ngo nimba ushaka ko tujyana i Babuloni uze tujyane, ko niba utabishaka ubyihorere. Ntabwo Imana izaza ngo igushyiremo umugozi ngo uyikurikire, ahubwo we ku giti cyawe n'umutima nama wawe. Imana izagusanga rimwe, gusanga kabiri, gusanga gatatu, kubwire ngo ibyo urimo
ntabwo ari byo, nta nubwo ari byiza, dore ca muri iyi nzira ikunogeye. Abantu mubuze ubwenge muzize kutamenya. Imana irakusanga kukubwira ngo kora gutya, ariko wowe ugakora nabi. Gatanu havuze ngo yemwe mwese abari mu isi namwe abari mu ijuru, nimumenye Imana yacu yuko ari imbabazi, ari inyembabazi, yatanze umwana wayo aratubabarizwa, yagiriwe nabi cyane bamubamba ku giti. Yesu ashobora imitima y'abinangiye bose, uhereye mu Buraya ukageza muri Afurika, nta mitima watabasha nubwo yaba ari nk'ibuye, n'ubwire mu byaha byinshi yose arayishoboye. Reka mvugire abantu ngo wowe unkurikiye, Imana ije gutabara abayo bayiringiye. Wowe unkurikiye, Imana ije kukugirira neza. Wowe unkurikiye, Imana ije gutabara. Hanyuma reka dutambutse ibyayo. Imana, ejo nari nagiye gusengera ku musozi, ndi gusengera abantu, ijwi ry'Imana rirasanga rirambwira ngo yewe damu, genda utangaze aya makuru. Imana irambwira ngo yemwe abumva ururimi rw'ikinyarwanda, yemwe abari mu Rwanda, abari no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, uzi ubwenge nasenge cyane, kuko Satani agambiriye kubabaza abantu. Imana irambwira ngo umuntu uri bube maso ntabwo ari buhure n'ibibi bigiye kuza. Indwara zibaye nyinshi, impfu zibaye nyinshi, indwara z'amayobera, baganga bazavurwa. Reka ngo mbabwire ngo hari indwara zizajya zikira, hari n'izindi zizajya zanga gukira. Niyo mpamvu Imana yavuze ngo uzi ubwenge nasenge, asenge ku giti cye, umuntu abere maso ubugingo bwe. Imana irambwira ngo yemwe babyeyi, ngo nimufate igihe cyo gusengera abana banyu, kuko Satani agambiriye kubuza ubwenge, gutwara ubwenge bw'abana bari kwiga. Imana irambwira ngo yemwe babyeyi, musengere abakobwa banyu, kuko Satani yafite ifuhe, ngo afite ifuye abakobwa bana. Umuntu ufite umwana w'umukobwa bamusengere. Umubyeyi ufite umwana w'umukobwa namusengere, namusengere. Bibiliya iravuga ngo, Zaburi ya mbere, hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Kabiri, nahagarare mu nzira y'abanyabyaha. Gatatu, niyicarane n'abakubanyi. Kane, amategeko y'Uwiteka akaba ariyo yishimira ku manywa na nijoro. Nguwo nguwo ameze nk'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo mu gihe cyayo. Imana irambwira ngo abantu bananiwe kwera imbuto, abantu bataye inshingano Imana yabahaye. Wari umubwiriza butumwa bwiza, yataye inshingano ze. Imana irambwira ngo nimugaruke, nimusubire ku rufatiro. Imana irambwira ngo yemwe abacumuzi, ngo abanyamagambo mwe mugarukira. Abanyamagambo nimwihane. Reka mbabwire, sura ko wirirwa utukana, wirirwa ukora ibyaha bya hato na hato, uzihanira mu bitaro. Uzihanira he? Mu bitaro. Reka mbwira abantu ngo Imana muri uyu mwaka wa 2024 ije gukoramo ibintu bibiri byonyine. Ije gutabara abantu bayo bayiringiye. Icyo ngicyo, icyo ni icyambere. Gutabara cyangwa se gusohorizwa isezerano Imana yavuganye nawe, ije kugikora. Iki Imana yavuganye nawe, yakubwiye ko izagukiza. 2023 ntago wigeze ukira. Yakubwiye ko izagukura mu bukwe 2023 ntabwo wigeze ukora. Yakubwiye ko izaguha fiance 2023 ntago wigeze imugo.
nagira ngo nkubwire ngo 2024 ba maso kuko Imana ije gusoza isezerano yavuganye nawe. Ibi ndabivuga ntago uri bubyumve. Muri gukurikira ahubwo mugakurikira ibitabafitiye umumaro, mugahanga amaso ku bitabafitiye umumaro. Uyu munsi wa none umuntu akaza akavuga ijambo ry'Imana mukabitesha agaciro. Uyu munsi wa none mukaza mukavuga ubutumwa bwiza mukabutesha agaciro. Ariko reka nkubwire uko watesheje Imana agaciro nawe niko utaye agaciro. Akebo ugeremo nawe nibaje kukakugereramo, ako wageremo mwene so nawe ukagerewemo. Uwagambaniye mwene se nawe aragambaniwe. Imana ikurema yakuremanye urukundo, ikwereka ibyiza n'ikibi. Uyu munsi wa none aho kugira ngo ukore ibyiza uri gukora ibibi, kandi dore ibyaha byawe byutugatugira ku rugi niwe bishaka. Uyu munsi wa none urimo urarimbukira mu irimbukira, urimo urasanga ibidagufitiye umumaro, wakagombye gusanga Yesu akakugirira umumaro. Bahani no kurerwa muvuga ngo riya ngo se ngo runaka ngo yatumwe n'Imana. Ufite icyuma gipimisha uburyo gipima watumwe n'Imana n'utatumwe n'Imana? Reka mbabwire, Imana yaraye mbwiye ngo impamvu abantu bari gutaka cyangwa se bari kurizwa n'amasezerano, icyambere aho Imana yabasize ntago ari he basanga. Urankurikiye? Ndi wendi kubwira uyu unkurikiye. Aho Imana yabasize ntago ariho yabasanze. Uyu munsi yakubwiye kujya muri korari ntiwagiyemo. Uyu munsi yarakubwiye ngo kizwa nzakugirira neza ntiwigeze ukizwa. Uyu munsi wambara uruhu rw'intama kandi urabizi kuri isega, urashaka ko Imana ikugirira neza. Izakugirira neza ute kandi nawe waranze guhinduka? Hinduka ugende uhindura abandi. Uyu munsi wa none Imana yagora gutabaye kugirira neza, iguha umugisha, irakubwira ngo uramenye ntuzarye wenyine. Uyu munsi wa none ugahera mu kwezi, umunsi wa mbere wa kabiri ukwezi kugashira, warangiza ukafata ikiro cy'umuciri ngo ugiye guha umukozi w'Imana. Reka nkubwire ngo uko wagereye Imana nayo ikugereyemo. Reka mbwira abantu ngo ibyo mwatinyaga, indwara mwatinyaga, ibyorezo mwatinyaga, bamwe bafashwe n'ibyorezo, n'abantu bavuye mu isezerano batangira bahita bajya mu rindi sezerano ritari ryabo. Imana ije gukiza bamwe. Icyo Imana ishaka ku muntu ni nuko mukizwa mukava mu byaha. Reka twisomere amagambo Yesu yarayampaye. Twisomere amagambo Yesu yarayampaye, hanyuma Yesu abamwiringiye ntago bazakorwa n'isoni. Gutegekwa kwa 2 ibice 28 guhera ku murongo wa mbere. Avuze ngo iki? Nugera umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe n'uwo kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi, kandi imigisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Aha Imana yambwiye ngo nangaza aya makuru. Iyo abantu bajya kumvira Imana, bagasenga, bakaba maso, bamwe ntago bakagushijwe n'abakozi b'Imana, bamwe ntago bagatukishije izina ry'Uwiteka, bamwe ntago bakabwiye abandi ngo muri ibisambo. Kubera iki? Mwahanuriye ubuhanuzi bw'ubucupuri. Imana yarambwiye ngo abantu benshi bafite amasezerano y'amahuri. Ni nayo mpamvu Yesu yavuze ngo
nimugire umwete mwumvire muze aho Yesu ari, hanyuma Imana ibagirire neza. Imana irambwira ngo ninze mbabwire ngo abantu bari bafite amasezerano y'amahuri, Imana ibahaye amasezerano mashya. Niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo iki? Iravuze ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, icyambere izaguha umugisha, habe mu Rwanda habe no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ube uri Burayi ube uri muri Aziya, izaguha umugisha. Ariko icyitonderwa, niwumvira amategeko Uwiteka gutegeka ryari uyu munsi. Gahunda nukumvira Uwiteka Imana, gahunda nukumvira Imana gusa, ibindi byose ni inyongera. Wasengaga rimwe nasenga kabiri, wasenga kabiri asenga gatatu, wasenga gatatu asenge kane, ureka Imana itakugira neza. Ngo ibyanjye ngibyo Imana yambwiye, wabwiwe n'umwana w'umuntu, ntago wabwiwe n'Imana. Imana iravuga igasohoza. Ahubwo wowe ko yaguhaye isezerano wari hagaze mu nzu, uyu munsi wa none guha isezerano wangiza ugakora ugasubira mu byaha, Imana izagutabara uti? Nubwo busambo bwawe nayo magambo ugira, urabizi neza kugira ubugugu, warangiza ngo Imana ngo yarakubwiye ngo Imana ngo yambwiye ngo bukwe ngo none yanze. Umaze gusambana inshuro zingahe? Ngo Imana yambwiye ngo kezangirira gutya na gutya, ngo none Imana yarambeshye. Imana ntago ibeshya inshuti yanjye. Ese iryo sezerano we wari hagaze muti? Ariko nugira umwete wo kumvira Uwiteka, Imana irasoza isezerano rya. Yaravuze ngo ndindi isezerano ryanjye nkaririndana n'uwo naribwiye. Imana irinda isezerano. Nimba Imana yaravuze ngo u Rwanda ni free, izarurinda. Nimba yaravuze ngo izarinda Burundi, izarurinda. Nimba yaravuze ngo izarinda Uganda, izarinda Ubuganda, izaburinda Tanzania, izaburinda. Ariko reka mwubwire ngo wowe ubwawe mwana w'umuntu uhagaze ute? Mwana w'umuntu, Imana ibwira Ezekiyeli, iramubwira ngo ngaho igenda ikorera inkono y'amazirantoki, ugenda utangaze mu murwa ngo ibyaha byanyu biranuki, ibyaha byanyu bimwe biranukira Imana, mwihane mureke Imana itabagirira neza, itabasoreza amasezerano. Uyu mwaka ije gusoza isezerano ry'umuntu wayiringiye, ry'umuntu wabaye imbere y'Imana agasenga Imana by'ukuri nta buryarya. Imana ije kumutabara. Mpamvu Imana ikikurinze ni isezerano ufite ritarasohora. Banyamagambo babaye menshi, mwarangiza mugaterana amagambo ngo Imana ngo Imana ngo Imana. Imana yabaye ni kadende, ni radiyo. Abandi mufite imitima mibi. Ariko yavuze ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe. Iyi mwakumviye Imana mukareka Imana itabagirira neza, kandi iyi migisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Uzagira umugisha mu mudugudu uzawugiriramo no mu murima, hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe, n'imyaka yo mu butaka bwawe, n'imbuto n'amatungo yawe, kororoka kwawe kw'inka zawe n'ukw'imikumbi yawe. Hazagira umugisha igitenga cyawe n'ikibuvugiramo, uzagira umugisha mu majya no mu maza. Uwiteka azatuma ababisha bawe baguhagurukiye banesherezwa imbere yawe. Uranyumva neza wo nkurikiye? Uwiteka azatuma ababisha bawe baguhagurukiye bakurwanya, bakuvugaga, bagusebyaga, abaguharabikaga, bakakuvuga ibibi byinshi. Reka nkubwire ngo Uwiteka hari ibintu akuye imbere yawe. Hari ababisha bawe Imana ikuye imbere yawe, bakubuzaga gutambuka, wageraga gusingira bikanga, ugiye gusingira. Uburwayi bwari bukurembeje ugiye gukira, ndetse isezerano rufite ry'uko uzakora ubukwe ugiye kubukora. Imana igiye gutanga imbyaro, bari barazinzwe igiye kuzingura, bari barabuze abana itanze abana. Reka nkubwire ngo niwumvira Uwiteka Imana yawe ibi byose birakugeraho. Ikibazo urumvira. Nimba ushaka ko tujyana i Babuloni uze tujyane,
ariko niba utabishaka ubyihorere. Abandi Yesu aravuga ngo niba ushaka kunkurikira ikorera umusaraba wawe nurangiza unkurikire. Gihe kimwe ngo Yesu yabwiye intumwa, aramubwira ngo ariko Yesu kugukurikira bisaba iki? Yesu aramureba arangira aramubwira rero kunkurikira ntabwo bigoye, genda ugurishe buriya butunzi bwawe bugaburira abakene. Yeba ku buryo atunze amamodoka, afite amashyo, afite amazu, afite buri kimwe cyose, ngo ngazunguza umutwe aragenda. Abigishwa ngo babwira Yesu ati ariko se uriya muntu buriya kagiye ababaye. Yesu aravuga ngo biragoye ko umutunzi azabona ubwami bw'ijuru. Nagira ngo mbwire abantu ubwo butunzi mwiratana butarimo kubaha Imana ibihinduye umuyonga. Hari umuririmbyi waririmbye ngo ng'amafaranga yagutunze n'akamanyu k'umutsima gusa, ariko nimba uzi ko wagaburiye imfubyi, warambitse abapfakazi, waragiriye neza umwana wa Imana ije kukugororera. Kureka Imana yambwiye ngo uwampaye nanjye nje kumuha, uwangiriye nabi nanjye nje kumugirira nabi. Imana ntago yica. Abisirayeli se yabagenje ntago yabakinduriye mu butayu banze kumvira Imana. Bandi bageze ku nkombe rwagati, bageze ku nkombe bibagirwa Imana yabakuye mu buretwa bwa Farawo. Abantu bamaze kwibagirwa uburetwa bavuyemo, bibagiwe uburetwa, baribagirwa bageze ku nkombe. Barangije baravuga ati, babwira umugabo witwa Mose, aravuga ati ariko se Mose, utuzanye gupfira aha hantu, iyo turekera hariya muri Egiputa muri buriya buretwa, ibaze kwibagirwa iby'Imana yakoze umwaka washize, ukibagirwa uburyo impfu yagiye gusimbutsa, warangiza ukanaga ijosi, ukibagirwa Imana yagukoreye, warangiza ukirirwa utukana, warangiza ukirirwa ukora ibya, warangiza ukibagirwa iby'Imana yagukoreye, ukanga kugirira neza Imana yaguhaye ibyo byose. Ngo Imana irangije ibaza Mose, iramubwira ngo uko gutaka nuko iki nundi kumva. Yamubwira ngo irangira iramubwira ngo Abisiraheli babuze, bagize ubwoba. Abisiraheli babuze mbese ngo Yesu ngarangije aravuga ngo ufite ikinkoni, rambura hejuru y'inyanja. Ako kanya Imana imuciriye inzira. Reka mbwira abantu biciriye inzira, mugiye guhura n'ibikomeye aho imbere. Mwiciriye inzira mukajya mu masezerano matarayanyu, mugiye guhura n'ibikomeye imbere. Reka mbwira abantu ngo hari abantu batatu Imana ikijije kanseri. Hari abantu batatu Imana ikijije kanseri. Hari n'abandi babiri Imana irindize kwiseta bagiye kubagwa, bagiye kubyara. Babiri. Gatatu, hari abantu Imana yo mu ijuru bari bafite amarandevu yo kubagwa ibibyimba mu nda, bandi nanone bagiye kubagwa amara. Imana yo mu ijuru irambwiye ngo ibarindire kwiseta. Kandi ikindi cya kabiri, hari abantu bari bafite, aba bantu bari babarwaye ibibyimba bigiye kubura, bagiye kujya kwa muganga ngo babarebe ngo babahera amarandevu yo kubagwa, nibarangiza babura ibyo bibyimba. Imana irabishongesheje. Reka mbabwire ngo abantu bari bafite ibibazo by'imitwe, Imana yo mu ijuru itanze gukira. Reka mvugane n'ubuzima bwawe nkurikiye. Mama wari umaze igihe kirekire urwaye, Imana iravuze ngo iragukijije. Wowe wari ufite ikibazo cy'umwana wawe umaze igihe kirekire afite ikibazo cyo kuribwa mu nda, undi yari afite ikibazo cyo kuribwa n'umutwe, undi yari afite ikibazo cy'umugongo. Reka mbabwire ngo Imana itanze gukira. Gihe kimwe ngo umugore mushiki wa Lazaro
tangije agiye kubona abona Yesu araje, ariko bari baramubwiye ngo inshuti yawe Lazaro yarapfuye, katagiye yose. Uribaza impamvu Yesu atagukije kandi arakubwiye ngo aragukijije. Iyi saha yo gukira kwawe ntabwo yari taragera, ariko reka nkubwire ngo irageze. Ngo Lazaro ngo baramubwira ati inshuti yawe yarwaye, indwara arwaye ntabwo ari yo kumwica, ahubwo niyo kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro, izina ry'Uwiteka ryerekanire muri we. Bamutumaho ntiyajyayo ku wa mbere, arinda apfa. Lazaro amaze iminsi 4 ashyinguwe. Bibiliya ivuga ngo iki? Bibiliya iravuga ngo Yesu abwira inshuti ze cyangwa se intumwa, mugende tujye gukangura inshuti yacu Lazaro kuko yarasinzira. Intumwa ziramubwira ngo uzikuru umushinyaguzi. Nagira ngo mbwira abantu ibintu byanyu byapfuye Yesu arabizuye. Hari ubukwe bwapfuye Yesu azuye. Hari imbyaro Yesu atanze. Reka nkubwira ngo ari akazi kawe kapfuye Yesu azuye. Ibyari byarapfuye Yesu arabizuye. Hari abantu babuze ibyangombwa Yesu atanze ibyangombwa. Bandi bari barabuze amahoro atanze amahoro. Yesu araje. Reka mbabwire ubushize navuze ngo Yesu aje gukosora, ariko reka nkubwire ngo nimba aje gukosora, aragukosora uri mu magambo urasarura amagambo, aragukosora uri mu busambanyi urasarura ubusambanyi. Nta handi uri buhinguke uri bujye, baragushingura kubera iki? Wanze gukora icyo Imana yavuze. Ariko reka nkubwire ngo nimba uri ahantu Imana yagushize, irahagusanga, irahagutabarira. Ntabwo Imana ije gukina n'abantu. Imana yaciye kuri radiyo, kuri televiziyo yaravuze ko Yesu baramubwira ngo ariko ugiyeyo koko? Barakubwiye niwakora? Barakubwiye korera Imana, wanga kuyikorera. Hanyuma ngo Imana ngo ndashaka keza ikugirire ite? Nta kindi gifite akamaro atari ukubaha Imana. Imana irashaka ko muyuba, urugo rwawe uyubaye, aho utuye uruyubaye, mu bucuruzi bwawe. Ubwo iyo miti wiri gucururuzanya aho ngaho wisige ngo bano ngo bagire ngo bakugurire, ibyo byose ni ubusa. Ngo Yesu arangije ngajyayo, arabwira ngo reka da, ntago yapfuye ahubwo arasinziriye. Ageze gute? Yesu ntiyaje ku wa mbere, Yesu ntiyaje ku wa kabiri, Yesu ntiyaje ku wa gatatu, Yesu aje ku wa 4 ku buzima bwawe. Aje kugira gute? Gukora ku buzima bwawe. Yesu araje. Ntiyigeze agusanga kuri icyo gitanda uryamyeho, ntiyigeze agukura kuri ibyo binini umaze igihe kirekire, ntiyigeze agukiza diyabete, ariko Yesu aje kugukiza. Ayo maguru yawe abyimba byimbye ameze nk'aho arimo amazi, Yesu aje kubyimbura ayo maguru yawe mama. Ariko biragusaba kumvira amategeko y'Uwiteka. Nugira umwete wo kumvira, Uwiteka azaguha umugisha. Azategeka ababisha bawe bakurwanyaga baguhunga. Ubu uri Umurundi, ubu uri Umunyarwanda, ubu uri Umukongomani, uri Umutanzania, uri Umugande, Yesu avuze ngo iki? Araje. Aje gushyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Puwe Imana ngo ntikora. Twengana no ku musozo, avuze ngo Uwiteka azategeka umugisha kuba mu bigega byawe no mu byo ugerageza gukora byose, kandi azaguhera umugisha mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Ubu uri mu Rwanda, ubu uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, Imana yo mu ijuru ije gutanga umugisha mu gihugu cy'u Rwanda, ije gutanga umugisha
mu gihugu cy'abaturanyi, bivuge ije gutanga umugisha. Kandi ikindi cya kabiri, hari umwijima wari uri muri biriya bihugu twavuze mbere, Imana ikuyemo itanze umucyo. Uranyumva? Hari umwijima wari uri muri ibi bihugu twavuze mbere, umwijima wari uri muri ibi bihugu twavuze mbere, Imana ikuyemo, ahubwo itanze umucyo. Ahantu hari umucyo ibintu bigenda neza. hari umwijima hakagera umucyo, umucyo urahunga, umwijima urahunga, umucyo ukinjira. Ntabwo umucyo uhunga, ahubwo umwijima urahunga, kubera ko Yesu yaje gutanga iki? Umucyo. Reka mbwira abantu ngo Imana ije kugirira neza abantu bayo, Imana ije gutabara abana bayo, Imana ije kurenganura abari kurengana. Hari akarengane Imana ije kurengana abantu bamaze igihe kire barengana, hari n'abandi Imana yo mu ijuru itanze ibyangombwa. Reka mbabwire ngo abantu bari barabuze ibyangombwa, Imana itanze ibyangombwa. Reka mbwira abantu ngo nimugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana mukareka ibyaha, Imana yo mu ijuru kubagirira neza, Imana ije kubarengera, Imana yo mu ijuru ije gukiza indwara zananiranye. Reka mbabwire ngo Imana ije guhemba no guhana. Wowe unkurikiye uri mu Rwanda, uri no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ndavugana n'umuntu unkurikiye wese, umuntu wavuganye n'Imana ko izamujyana yarangize kamuhera umugisha muri iki gihugu. Reka nkubwire ngo nta hantu hose Imana itari, Imana irahari kandi ije kugirira neza umuntu wese wayiringiye. Umuntu wese wayiringiye. Igihe kimwe ngo Abisirayeli bamaze kwambuka inyanja itukura, bibagirwa Imana yakoze imirimo n'ibitangaza, baragenda bibariza ibimasa. Babwira umugabo witwa Aroni ati nyamuneka turashaka gusenga iyindi Mana, iyi ngiyi ntabwo ikora. Reka mbabwire ngo wewe watinyaga urupfu, wari umaze iminsi ufite ubwoba bw'urupfu, Imana igukuyeho urupfu. Kubera iki? Iyambura igomwa. Rekura iyo miti, urekure iyo miti yo mu bapfumu wisiga, yirekure. Reka nkubwire ngo Yesu aje gukiza abantu bafite imitima imenetse, imitima yabaye kahebwe. Imana yo mu ijuru ibagirire neza, kandi Imana yo mu ijuru ibatabara. Reka dusoreze kuri iri jambo, iri jambo dusanga muri Zaburi ya 91. Haravuga ngo uba mu bwihisho bw'Isumba byose azahama mu gicucu cy'Ishobora byose. Ndabwira Uwiteka ni uruhungiro bwanjye. Reka mbabwire ngo nta handi hantu wahungira usibye kwa Yesu, nta handi hantu wabona ubuhungiro usibye ku Mana. Reka mbabwire ngo abantu bavuganye n'Imana ko barinzwe, bararinzwe kuko bari mu bwihisho bw'Isumba byose. Reka mbwira abantu bari mu Mana, bari mu Mana kibarindiye imbyaro zabo. Yesu nabamira umugisha, Yesu abamira umugisha, kuko uba mu bwihisho bw'Isumba byose, uwo nguwo ahama mu gicucu cy'Ishobora byose. Umuntu uri mu Mana ntabwo agira agahinda. Umuntu uri mu Mana niyo ashonje arihangana. Umuntu uri mu Mana niyo ahuye n'ikibazo cya hato na hato afite ukuntu abana n'Imana. Imana ikamurindira mu gahinda, Imana ikamurinda muri ako kababaro, Imana ikamurindira mu bukene. Reka nkubwire ngo numara kwemerwa uzavamo umeze nk'izahabu. Wowe wari uri mu kigeragezo cyakubase, wari uri mu kigeragezo cya kindi kitajya kivaho, wamaze igihe kirekire usenga, nkuraho iki kigeragezo. Reka nkubwire ngo Imana ije kukuruhura umutwaro wari wikoreye. Imana ije kukuruhura umutwaro wari umaze igihe kirekire ugize gute wikoreye.
hari umutwaro w'uburwayi Imana ije kugutura uwo mutwaro, kuko uri mu bwihisho bw'isumba byose, uri mu bwihisho bw'Imana. Abandi barimo kurenganywa n'imbaraga z'umwijima. Reka nkubwire ngo Imana ibakijije izo mbaraga z'umwijima, Imana ibakijije izo karande, Imana batandukanye n'izo karande ziwanyu. Urabizi kurara wikinisha, urabizi kurara urota usamba, urabizi kurara wirukanka mu misozi. Reka nkubwire ngo izo nzu zipfuye Yesu azazigukijije wowe unkurikiye. Muririmbyi yuzuye Mwuka Wera aririmba ngo mugenzi uragana mu ijuru ujye utumbira Yesu. Reka mbabwire ngo Imana irashaka ko mutumbira ku Mana isumba byose. Imana irangije ejo irambwira ngo nimbwira abantu basenge basengera ibyabo. Wari ufite ubucuruzi, ariko Satani agambiriye kuguteza inyatsi, ubwo bucuruzi bwawe bukagenda. Hanyuma reka mbwire n'abantu bapinga ubwo bupingayi bwawe, mbwire ngo garukira, kuko uri gutukana baje kugutoka. Uko watukanaga rimwe bagiye kugutuka gatatu, watukanaga gatatu bagiye kugutuka kane. Kubera iki? Kera ugerewemo niko nawe ugiye kugererwamo. Inkota wicishe mwene so nayo niyo uzicishwa. Bibiliya niko ivuga. Kubera iki? Imana irashaka ko mukezwa ku gato no ku kanini, mukareka ubugugu, mukareka ubusambo, ibindi Yesu akabikora. Hanyuma reka nkubwire ngo Yesu nakumere umugisha. Yesu agire gute? Akumere umugisha. Shalom.